Yesu ashimwe bavandimwe nshuti bandi Umutsinzi TV, nongeye kugusuhuza cyane, amahoro y'Imana kubeho. Mfashe umwanya ngushima yuko udahwema kubana nanjye, udahwema kunyereka ko turi kumwe kandi uri umufatanyabikorwa nanjye. So rero dufite ibintu byinshi byo kuvuga mu kiganiro cyacu ubuzima bushya. Ni byinshi, ushobora kuba hari inyigisho nyinshi umaze kumva, ushobora kuba hari ubufasha umaze kumva biciye mu ijambo wumvishe wakiriye mu nyigisho zatambutse hano kuri Ndi Umutsinzi TV. So rero ndagushimiye cyane yuko turi kumwe. Uyu munsi ngiye kubana nawe mu kiganiro ubuzima bushya, mu nyigisho imwe ivuga uburyo twahinduka icyaremwe gishya, uburyo twahinduka abana b'Imana, uburyo dushobora kuba abatagawa, uburyo dushobora kuba abantu batandura habe na ba. So uyu munsi tugiye kwiga ku cyigisho kimwe cyangwa ku cyanditswe kimwe, icyanditswe kivuga uburyo kiduhindurwa. Ese umuntu ahinduka ate? Ese umuntu wavutse ku umunyabyaha ni gute ashobora kuba umukiranutsi? Ntabwo bishoboka ko umuntu yahinduka umukiranutsi keretse gusa uwamuremye ari we umuhinduye umukiranutsi. Umuntu wakuremye wenyine cyangwa se umuntu wubatse inzu niwe ushobora kuyihindura bitewe n'ibitekerezo afite, bitewe n'icyo yifuza kugeraho. So natwe turi ab'Imana yiremeye, turemwa turi abantu ariko ifite umugambi wo kuduhindura nkayo. Mu by'ukuri iyo umuntu agiye kurema arabanza agashyiraho igishushanyo mbonera kibanza kugaragaza uburyo azubaka inzu n'ibindi bizaba biyigize n'ibindi, ariko ntago iyo nzu iba yari yagashyirwaho yonya kuri bike mu gishushanyo. So mbere na mbere rero Imana yabanje gushyiraho igishushanyo cy'inzu nako cy'umuntu izarema, cy'umuntu yendaga kurema. Icyo gishushanyo cyari Adamu. So rero tubona ko ibyanditswe bivuga ko Adamu yari umuntu, yari ubugingo buzima, ariko Kristo ngo ari umwuka utanga ubugingo. Ese ari umwuka utanga ubugingo n'ubugingo ni iki gikomeye kurusha ikindi? Uvuge ngo umwuka utanga ubugingo niwe ukomeye. Hanyuma rero Kristo yaje ngo ari umwuka utanga ubugingo, nk'uko tubibona muri Bakorinto ba kabiri ibice 15. So rero wowe ukeneye kumenya neza umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana wari uwo kugira ngo izashyireho umuntu utarimbuka, izashyireho umuntu utagira icyaha, izashyireho umuntu udatsindwa, izashyireho umuntu udasanzwe mu by'ukuri. So rero mu by'ukuri iyo ntego Imana yayigezeho, ariko ntago abantu benshi barabisobanukirwa kubera ko bazi ko umuntu ngo buriya ni umuntu uciriritse cyane. Yego, umuntu usanzwe n'umuntu uciriritse cyane, cyangwa umuntu wabyawe n'umugore nk'uko ibyanditswe bivuga, ni umuntu uciriritse cyane, ashobora kurimbuka. Ni nayo mpamvu duhora n'ubwoba bwo kurimbuka, niyo mpamvu duhora dufite ubwoba, niyo mpamvu twumva yuko hari ugucirwaho iteka kuzabaho, bigatuma duhora twumva yuko nta kintu tumaze. Ariko Imana yashakaga ko Kristo azaza agahindura amateka y'abantu, bakaba abakiranutsi, bakaba abana b'Imana, bakaba ab'iteka, bakaba batarimbuka. So rero uyu munsi ngiye kukwigisha uburyo kibahinduka icyaremwe gishya. Impamvu Imana yashatse kuduhindura ibyaremwe bishya si ukubera ikindi, ahubwo ni uko yabonaga yuko abantu bafite ubuzima burimbuka, bafite ubuzima buteye ubwoba, butari ubw'igihe kinini, butarabuhoraho. Bafite ubuzima bwa bugicakara, ntabwo bafite
ubuzima bw'ubutware. So rero iyo uri umwana w'umutware cyangwa uri umwana w'umwami ntabwo uba ufite, ariko iyo uri umucakara cyangwa se iyo uri umuntu w'umunyabwoba bitewe n'uko hari ukuyoboye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ufite ubwoba. Niyo mpamvu rero icyaha cyari kituyoboye bitewe n'uko cyavukanye natwe cyangwa twavukanye nacyo, kikaba umwami wacu igihe kinini. Rero Imana yifuzaga kutubyara ubwa kabiri ngo twibyarire tuba abayo, hanyuma abo bantu noneho ntibazongere kugira ubwoba bw'icyaha. Nizere ko uri kunyumva neza. So rero niyo mpamvu akazi konyine dufite nako kwizera iyo mpinduka Imana yazanye. Imana yafashe Yesu iravuga ati bariya abantu bavutse ari abo kurimbuka kubera icyaha kibarimo, genda ubafate, genda wemere icyaha cyabo, wemere intege nke zabo uzishyireho, hanyuma nurangiza urahanirwa ibyaha byabo. Uwo munsi baraba babaye abakiranutsi, kuko wowe uri umukiranutsi, muzagurana ubahe gukiranuka kwawe, nabo baguhereze gukiranirwa kwabo, uzire gukiranirwa kwabo. Nuzira gukiranirwa kwabo, icyo gihe bo bazaba babaye abakiranutsi, babaye abera baziranenge. Icyaremwe gishya rero ninde? Ni umuntu wahinduwe, ntabwo ari umuntu wihinduye, cyangwa ni umuntu wabyawe ubwa kabiri, ntabwo ari uwavutse bwa mbere. Rero kuvuka ubwa kabiri, umunsi umwe Nikodemu yabajije Kristo aramubaza ngo Yesu yaramubwiye ngo birabakwiye ko muvuka ubwa kabiri, kuko utavutse ubwa kabiri ntazinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemu aramubwira ngo none se ni gute umuntu ukuze yasubira mu nda ya nyina akabyarwa akuze? Aramubwira ati si uko bikorwa, aramubwira ngo ntabwo wasubira mu nda ya nyoko ngo uvuke, ahubwo umuntu agomba kubyarwa n'amazi n'umwuka, cyangwa se ariko kuvuka uvukijwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Rivuga icyo Kristo yakoreye abantu, yakoreye inyoko muntu yose. Ese yakoze iki? Yishyizeho ibyaha by'abantu, arabizira, arabikubitirwa, arabibambirwa kugira ngo bo batazabizira. Kuvuka ubwa kabiri rero ni ukwizera ko wogejwe ni ukwizera ko wababariwe, ni ukwizera ko uri intungane biciye mu maraso ya Kristo, ni ukwizera ko uri icyaremwe gishya bitewe n'uko Yesu yishyizeho icyaha cyawe. Ubundi ikimenyetso cyangwa se kuvuka ubwa kabiri ni imvugo y'uko umuntu yakuwe muri za ntege nke za kimuntu, akinjizwa noneho mu mbaraga z'Imana, cyangwa se agakurwa muri kamere muntu akinjizwa muri kamere y'ubumana. Hanyuma kamere muntu ni iyihe? Ni kamere yo gukiranirwa, ni kamere y'icyaha, umuntu yavukanye icyaha. Hanyuma kamere y'Imana ni iyihe? Ni kamere yo gukiranuka, ni kamere y'ubukiranutsi, ni kamere itagira icyaha, itabarwaho icyaha na kimwe, itazi icyaha icyo ari cyo. Nyuma bivuga iki? Ninde ufite iyo kamere itazi icyaha icyo ari cyo? Ni Imana, niyo yonyine ifite kamere yo gukiranuka muri yo. Hanyuma rero iyo umuntu yizeye Kristo ko yamwitangiye akamupfira akazira ibyaha bye, uwo muntu aba ahawe kamere y'Imana muri we uwo munsi, akaba ahindutse Imana nawe. Hanyuma Imana ni gute yakwitwa umunyabyaha? Ni gute umwana w'Imana yitwa umunyabyaha? Ubwo ni Imana waba uyise umunyabyaha? Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 16 haravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Ngo nuko rero ntitukagira uwo twongera gutekereza dukurikije amasekuruza, ngo nubwo na Kristo ariko twamutekerezaga dutyo. Bivuga iki?
bivuge ngo kuva na kera abantu batekerezaga Kristo bakurikije amasekuruza. Amasekuruza ni he? Bakurikije kavukire yo ku mubiri, bakurikije ko yavukaga kwa Yozefu na Mariya. Baramubonaga avuga ko ari umwana w'Imana, bakavuga ngo oya, ntabwo ari byo, turakuzi aho wavukiye. Ahita avuga ngo ariko umuntu iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ntuzongere rero gutekereza uwo muntu ukurikije kavukire y'umubiri, kubera ko yabaye icyaremwe gishya, ibya kera byavuyeho, ibya kamere y'umubiri byavuyeho, ko ari uwo kwa runaka na runaka byavuyeho, ko ari umunyantege nke byavuye, kuko ari umuntu warimbuka byavuye, kuko ari umuntu w'umunyabyaha byakuwe, kuko ari umuntu udakomeye byavuyeho. Wikongera gukora ikosa ryo kumutekereza ukurikije kavukire y'umubiri. Mutekereze ukurikije kavukire y'umwuka, ariyo kavukire yo muri Kristo. Abari muri Kristo rero bari ibyaremwe bishya, ibya kera biba bishize. Abahindutse umwana wo kutarimbuka, ahawe ubuzima bwo kutarimbuka, mu gihe uwa mbere aba ari uwo kurimbuka gusa. So rero kwitwa ko umuntu ari icyaremwe gishya ni uko aba yakuwe mu byaha, ni uko aba yahawe irindi zina, ni uko aba yahawe indi nkomoko, iyo nkomoko ariyo nkomoko y'Imana. So rero agakiza ni uko nguko kameze, ntabwo ari kugakorera, ntabwo ari gukora ibintu byinshi, ahubwo ni ukwizera Kristo wenyine ko yitangiye icyaha cyawe. Ubuzima bwacu ni ubuzima bundi bushingiye kuri Kristo. Nyuma yo kwizera Kristo nta kindi ukwiriye gukora usibye guhora umushimira, umuramya. Ntukiyite umunyabyaha nyuma y'uko wizera Yesu, ntukiyite kuzarimbuka nyuma y'uko wizera Yesu, ntukiyite ikindi kintu, ahubwo jya wita umwana w'Imana gusa. Ubuzima bwawe buzarushaho kugenda neza. Uri icyaremwe gishya, amateka yawe yarahindutse, amazina yarahindutse, ntabwo ukiri wa wundi. Uri umukiranutsi uyu munsi, ntabwo ukiri umunyabyaha. Uri uwera, ntabwo ufite umugayo imbere y'Imana. Uri icyaremwe gishya, ibya kera byawe byaribagiranye. Niyo mpamvu Imana ivuga ko ibyaha byawe n'ubugome bwawe Imana itazabyibuka ukundi. Nawe ntukabyibuke, ukomeze wiyite uko Imana ikwita. Ibyo ni byo bita kwizera. Kora subscribe kuri Ndi Umutsinzi TV, ukore like, ukore share, ukore na comment. Ndabizi turi inshuti, urabinkorera nta kabuza. Ubuntu bw'Imana bukubeho cyane, ibyo ukora byose bigende neza, ibyo wari ubuze ubyakire ubihabwe, kandi imiryango yawe ifunguke. Muri iki gihe cya sama uzabeho neza, uzabe umutsinzi ndetse no kurushaho. Ndagushimiye cyane, urushaho kugubwa neza.